nabaye mu katolike ndi umuvugabutumwa ndi n'umuhanuzi. Uri muri katolike? Nari umuhanuzi ndi n'umuvugabutumwa. Mbese ari abantu batazi ko abakatolike bahanura? Oya, barahanura. Barahanura. Umunsi wa mbere mpanura barankubise nanze guhanura. Wabyanze? Ariko umwe araza avuga ati ibi bintu nibidasohora uzajya he? Nibidasohora uzajya hari ubuhanuzi bwo kacu. Niko adire ibintu nibidasohora uzajya he? Ariko ubundi Evo nkuko nabikubwiye guhanura biteye ubwoba. Biteye ubwoba. Mu by'ukuri kubwira umuntu ngo Imana irambwiye ngo mu kwezi kwa 10 ibi bigiye kuba n'abanyamubiri abantu basigaye batunze. Imana ishimwe ko byasohoye. Wundi wambwiye ngo ndajya he yabonye ko Imana ivuga kandi gasohoza. Ubu hasigaye ikindi kimwe nacyo bakigerageza kivuga ngo bigiye kuzazamuka bibe bikurushaho. Byarasohoye? Byarasohoye? None si ibiciro ntibyagabanutse nyine. Esanse yagabanutse kandi ubwo esanse yagabanutse na mazutu biracaho gatoya, ariko mu nyuma bizavansa bitumbagire cyane. Ariko abantu babishoboye basengera abana babo. Kubera iki? Abantu bagiye ku ishuri bafite ubwenge nibataba amaso bazagaruka. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV. N'iby'agaciro gakomeye cyane kwa mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka mbashimiraho muri mu bihugu bitandukanye, yaba ari hano mu Rwanda, inshuti zacu ziri i Burundi, abari muri diaspora mwese, reka mabwenga amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Kuri kamera uyu munsi ndi kumwe na Adrien Habarurema. Yego, nishimiye kuba nawe Adrien. Murakoze cyane Evo, nanjye ndishimye. Amakuru turaho. Turi bazima mu mwuka. Yego. Ariko Adrien umaze igihe kingana cy'uri umuhanuzi? Umaze igihe kingana cy'uri umuhanuzi? Ni igihe kirekire da, ntago navuga ngo ni imyaka mikeya. Ndumva ari imyaka myinshi. Buryo umuntu amaze imyaka irenga 10 uri umuhanuzi? Cyangwa 10 na. Ntago ubukira umuhanuzi w'umwana, ubu umaze gukura. Nshaka kumenya ku niryari wiyumvishemo impano, uyiyumvamo wumvaga bimeze bita? Impano yo guhanura? Mu mpano ubundi nahawe bwa mbere ni impano yo kuvuga ubutumwa. Ndumva Imana yarambwiye mu masezerano kurya abantu bajya bihana, ngewe yarambwiye ngo haye impano y'ijambo yo kuvuga ubutumwa bwiza ukigisha. Impano irambwira hashize ukwezi Imana itinyuzuza umwuka wera. Hashize ukwezi Imana itinyuzuza umwuka wera. Nyuma y'ukwezi uhawe impano yivuga ubutumwa? Yego, Imana itimye impano rero y'umwuka wera yo guhanura. Cyakora guhanura mbanza ndasenga bifata nk'amezi, byatwaye nk'amezi 7 kuko Imana yarambwiye ngo irashaka kunkoresha mu buryo bwihuse. Mu mezi 7 nari ndi umuhanuzi ndi n'umuvugabutumwa. Imana itinyuzuza umwuka wera. No kuvuga ngo nabaye mu katolike ndi umuvugabutumwa ndi n'umuhanuzi. Uri muri katolike? Nari umuhanuzi ndi n'umuvugabutumwa. ADPR nsengeramo ubu ngubu nayigiyemo mpanura nyijyamo ndi umuvugabutumwa bwiza. Mbese ari abantu batazi ko abakatolike bahanura? Oya, barahanura. Barahanura. Abakarismatike se bahanura? Wabaye umukarismatike? Oya, ntago nari umukarismatike, ariko nabayeho umurejiyo, umuskuti, nabaye umusaveri. Yego. None se Adrien, umuntu ashobora guhita yibaza, wari ufite izo mpano y'ivugabutumwa, impano y'ubuhanuzi n'izindi. Reka turebe kuri izo mpano zikomeye kandi uzihabwa uri muri Kiliziya Gatolika. Kuki wavuye? Ndi na mutoye. Ukiri na muto. Kuki wavuyeyo none ukajya mu ntuza ukajya mu? No kuvuga ngo ntago kuva yaruko nuko nyine umuhamagaro wanjye nasinaye kuzajya mu Katolika bakampa gatute. Ntago byari gukunda kuko Katolika ifite systeme yayo yubatse n'uburyo ibintu byabo byubatse. Kiliziya Katolika iyo bagiye kuvuga ubutumwa briefing iviroma. Ibyo bigishije Roma n'iby'isi yose yigisha. Yego.
twebwe rero mu gipantekote uravuga ati umwuka ampase kuvuga ibi anyoboye gutya ni icyo turushanwaho ubwo ntabwo Imana ari kunyemera kuguma mu bakatolike nagombaga kuba umwadeperi cyangwa nyine nkajya no mu rindi torero rya pantekote amatorero y'ububyutsi yemera iby'umwuka wera akemera n'iby'ubuhanuzi yego ariko nabo bemera roho mutagatifu kandi no baramwemera nibyo kandi nabayeho nibyo bemera roho mutagatifu kuzuzwa umwuka w'ibyo bita gusenderezwa yego ibyo barabyemera ariko nyine ntabwo Imana yahanshakaga nagombaga kujyaho impano zanjye zigomba gukora Imana ikankoresha aho ishaka cyane ko burya Imana ihamagaye umuntu niyo yoriyanta aho imushaka twebwe ntabwo tujyaho Imana ntabwo tujyaho dushaka tujyaho Imana idushaka n'ubu ngubu imbwiye ati vayo ujye bunaka ndi intumwa mu cyimbo cya Kristo ndi intumwa naho nahava nkajya n'ahandi ntabwo ndi umunyedini ndi umuvuga ubutumwa nyine mvuga ibyo Yesu amubwiye kubw'ibyo rero aho Imana yabona nkwiye kuyikorera umusaruro wayo ukaba mwinshi hose najyayo ariko ntabwo umaze amatsiko umunsi wa mbere uhanura wabyiyumvishemo gute ese wumvishe biza bite umunsi wa mbere mpanura barankubise nanze guhanura wabyanze narumva narerekwaga nkabona n'iby'abantu nkajya kubona nkabona inyenyeri ziratugose nkabona n'ibintu Imana imbwiye bwira uyu nguyu ibwira nguyu gutya reka nemenyereye kwibwiririza nzajya mvuga ijambo ry'Imana n'izo ndimi nzivuge ariko ibyo mvuga Imana imbwiye reka nahanuye ndi Kongo bwa mbere nahanuye ndi Kongo bwa mbere barankubita nyine barankubita Imana irankubita abahanuzi bakuru papa baramererekanye ndangije njya mu mwuka ndi nabonye ibi nabonye bagukubitiraga iki ngo wanze guhanura ntinyuke yego nanze guhanura kandi koko ndahanura mbega wo berekwaga ko hari ibyo ariko wanze kubivuga noneho bati vuga iby'Imana yakubwiye kuko niyo yabikubwiye noneho rero buriya mu kintu kigora kuvuga ngo umvuke Imana ivuga cyangwa Imana yambwiye ibi usibye by'abantu bamenyera ubundi uhanura wumva igitima kiri kukurya uvuga ati mu izina rya Yesu Mana ndengera ngirira neza kubera ko tekereza Imana ikubwiye ati runaka yarasambanye ndi mwari muri kumwe ego mwari muri kumwe byene n'abaprofete cyangwa n'abahanuzi bazabitubwire ntabwo guhanura bimenyerwa kandi biravango mu mukorero w'iteka munezerewe ngo muhinda umushyitsi ngo musomo urya wa mwana ngo kugira ngo atarakara ngo umujinya ukabatsinda mu nzira mutaragerayo tugomba no gukorera uteka duhinda umushyitsi ubwo no kubivuga ngo mvuke Imana imbwiye byari ibintu biteye ubwoba ariko nyine ndangije ndabivuga noneho rero inshuro ya kabiri nabwo nanga guhanura urumva narabihanuye ndavuga nti mbona aho mvuye ahangaha Mana bizi nkoni n'ibi bintu bitanyica ndangije n'ubundi nabaga mu cyumba n'ubundi ahantu nabaga nyoboye groupe umuyobozi w'icyumba hari nanjye nyoboye groupe ari nawe Imana inyuzuza umwuka wera bwa mbere twari kumwe byarangiye nawe Imana imukoresheje n'abandi barankupita pa ndahanura mbita ndatinyuka Imana itangira kunsura nyine ukiri umwana utangira kuvuga witonze buke noko birangira uko yego Adre urumva rero umaze imyaka 10 uri umuhanuzi mu minsi ishize hari ikiganiro twakoranye uvuga ku buhanuzi bw'iby'Imana yakubwiye ariko uvugamo akantu uti ibiciro bigiye kumanuka gato ariko byongere bizamuke biruta uko byari bimeze yego nkurikiranye icyo kiganiro naje kubonamo komenti abantu bamwe bakagenda babivuga bitandukanye ariko umwe araza avuga ati ibi bintu nibidasohora uzajya nibidasohora uzajya harubanuzi bwo kwacu niko Adre ibintu nibidasohora uzajya urumva uzajya kwihisha niko abantu bavuga ariko ubundi Evo
nkuko nabikubwiye guhanura biteye ubwoba biteye ubwoba mu by'ukuri kubwira umuntu ngo Imana irambwiye ngo mu kwezi kwa 10 ibi bigiye kuba n'abanyamubiri abantu basigaye batunze kandi koko nabo sinabarenganya abantu benshi babaye abanyamubiri kubera ko kwimura Imana kw'abantu bituma abantu batera Imana umugongo yego ariko bamwe nyine barantuka ariko ibyo ngibyo umuririmbyi yajyaga avuga ngo ibigeragezo ni agasabune umugenzi akaraba mu bitutsi ni agasabune nkaraba ngewe Adriyane ni byiza ko bantuka kuko Yesu yaravuze ngo nta mugaragu uruta shebuja aravuga ngo umugere ikirenge mu cyanya ngo nanjye nakigeze mu cya Kristo Yesu ntago wasomye comment n'uburyo umuntu yavuze ngo manze ngo njye gusegaga Imana ngo imare ngo ubutinde ngo n'ubukene ngo njye nabona ngo kuza ngo mubwira abantu ngo ko Imana yavuze biriya nta bwoba mbigirira icyakora ndabyakira nyine ngasenga kuko intambara zitabaye ubundi wavuga iki ese ubundi buriya nta utahanuwe ngo ubuhanuzi bugeragezwe yego kuko mbibutse ko ibi tujya twigisha ngo gupinga ngo gupinga umwuka w'Imana buryo iyo butarasohora nyine burageragezwa bwemerwa busohoye ariko Imana yigeze ibwira Yeremiya iramubwira ngo babwire nubwo ari abo mu nzu y'abagome ariko bazamenya ko umuhanuzi yari ari muri bo yego rero tuvuga iby'Imana tubwiye gukora ku kabu kw'Imana kandi nkanjyadiriye iyo Imana ivuze ibibi iyo tubihanuye simba nifuza ko bisohora ahubwo manshaka ko abantu bacururuka iby'Imana bagambiraho ikibuza uburakari yego ariko nta cyiza nabona Imana imbwiye ngo insengero zirafunze nkuko yabimbwiye kandi pe bigiye kuba pe nta cyiza nakunguka icyakora Imana ibikora kubw'inyungu zayo nyine ariko twigaruye tugaca bugufi Imana yibuzo abantu bakiya n'ibyaha ese ugira ngo mu nsengero ntibarimo burya Imana yajyaga kumbwira ko bari gukina siporo mu nsengero ni ukuvuga ngo barimo nyine irababona ariko icyo Imana ishaka ni uko abantu bayegera bakiyana ibyaha bakava mu bujiji kuko ibyaha ni ubujiji yego ubundi bakegera Imana ubwo rero nyine iyo umuntu akubwiye ati uzajyahe n'ibidasohora uratuza ariko kuko manzi ko Imana ariyo yabimbwiye namba nanasenze cyangwa nkanabigenzura ngenda nigengesereye nyine Imana ishimwe ko byasohoye wundi wambwiye ngo ndajya he yabonye ko Imana ivuga kandi igasohoza ubu hasigaye ikindi kimwe nacyo bakigerageza kivuga ngo bigiye kuzazamuka bibe bibi kurushaho byarasohoye byarasohoye none si ibiciro ntibyagabanutse nyine ibihe biciro ibi bya esanse ibya esanse yagabanutse kandi ubwo esanse yagabanutse na mazutu bikagabanuka numvaga bavuga nimba kuri byagabanutse 20 urumva n'ibiryo biramanuka n'umuceri uramanuka na kawunga imanuke hari n'ibindi biraza ibintu byose biramanuka ibintu byose biri buze kumanukaho ariko ni gato ni gatoya ni gato abantu ntibirare ntibirare ngo Imana ishimwe oya akana ni gato cyane gato ariko biracaho gatoya ariko mu nyuma bizavansa bitumbagire cyane kurenzaho byari biri kuko n'ubushize mu kiganiro ko muri buriya bahanuzi baba biramanukaho gato ni gato pe ni gato esanse nyine iramanutse ariko ni byiza tunabishimiye Imana eregevo buriya hari abantu barara amajoro basengera igihugu bakanasengera n'isi ntazagira uzakubeshya umunyamasengesho n'umuhanuzi wa nyawe n'aba bashumba aba baprofeti ubona buriya abantu bajya bavuga ngo itorero rimariye iki ngo amadini ngo amariye iki ngo leta ariko buriya amadini n'amatorero ni abafatanyabikorwa beza ba leta kuko burya n'abayobozi ba leta ni abakozi b'Imana kuko ubutegetsi bwose bushyirwaho na leta n'Imana ariko nabwo hari igihe bahinduka abakozi ba Satani
bitewe nuko bagize gute babitwaye nuko bitwaye. Ubundi umwanditsi w'Abaroma mu bice 13 avuga ko ingoma yose cyangwa n'ubutegetsi bwose bushyirwaho n'Imana. None rero buryo iyo tuvuze ubutumwa ari nayo mpamvu ubona Imana ifitanye urubanza n'abanyamadini ndetse n'insengero cyane. Iyo tuvuze ubutumwa bwiza indaya zirihana. Yego. Iyo tuvuze ubutumwa bwiza abasambanyi bakihana, abanywa ibiyobyabwenge, abanywa urumogi, abanywa inzoga bakihana, ibirara bigashira. Tugabanyiriza leta akazi. Yego. Tugabanyiriza leta akazi, polisi tuyigabanyiriza akazi, amabandi yiba abaturage, inzego z'umutekano tuzigabanyiriza akazi. Yego. Yego. Ariko iyo bitabaye uko usanga byariyongereye. Ikibabaje rero kiriho muri iki gihe nuko usanga kenshi abantu barongereye akazi kuri leta, kandi ari twebwe tuvuga ngo ni abafatanyabikorwa. Ugasanga Imana iri kubabazwa n'iki n'ibyo ngibyo. Ubwo rero nicyo navuga ku icyo. Abantu dukwiriye kuva mu bujiji tukegera Imana, tugasenga, tukumvira Imana, tukumva icyo umwuka abwira amatorero. Ikibabaze abantu benshi bararwaye. Perutse kujya nabwiye abantu nimba ari ibintu bigora bigatangaza ni ukujya kwivuza kwa muganga gripe, ugasanga muganga ukuvura wiramurembeje. Usanga mw'iki gihe ibyo abantu bavanye hanze, bavuye hanze bahunga, usanga mu nsengero bari ari indembe no mu madini atandukanye. Kubera iki? Abantu bimuye Imana, kandi bimura Imana. Buriya iyo usomye nk'amateka byenda turaza kubigeraho, usanga Imana yaragiriye neza abantu, ariko ugasanga bagiye bayitera umugongo. Duhereye ku Banyarwanda. Ndi mu Rwanda rw'Abanyarwanda, ndi umunyarwanda, simigihakana. ADN yanjye yipimye wasanga ndi umunyarwanda, ndi umunyarwanda pire, ariko ndi n'umwana w'Imana. Navutse ubwa kabiri, narapfuye mu isi y'umwuka, mfa ku isi ya kamere, nzukana na Kristo Yesu mu bugingo. Ariko mu kintu kibabaje nuko usanga abantu barimuye Imana. Rero Evode tugarutse ku ibyo ngibyo twavugaga, abantu twe kurangara pe. Ikimana ibikorera n'ikimana kiri gutuma ishaka abantu no kugira ngo abantu bihane. Nibatihana Imana byene ndaza kubigeraho, reka ndetse kubivuga akakanya, ariko turaza kubivuga. Nibatihana Imana ifite ibintu byinshi Imana izakoresha. Warumbaza ubundi kuri message nyine y'ibyo iyo kunguka ibyo Imana izakoresha ntacyo uraza kubitubwira mu kanya. Urumva nyine icyo nibazaga cyari icyo ngicyo cyo kuvuga ngo cyane cyane ndebye nk'iyo comment ngira ngo nta nubwo ari imwe yibaza ngo ibintu ngo nibidasohora urajya he. Urebye n'icyo kibazo najya kubaza mbo urya muntu nyine wayanditse byenda ubutatu uzajye tuzisoma azihane, abwira Imana ati Mana mbabarira uko yabonye ko byatangiye gusohora. Ubu ngubu ako bagiye kuntegaho iminsi bagiye ngo reka turebe koko nimba buzasohora neza bigapanda kurusha mbere. Urumva ko baduze bugeragezwa. Niyo mpamvu umuhanuzi n'umuntu wese umuvuga butumwa, ngende umuvuga butumwa yagakwiye guhora asenga kugira ngo tutagwa mu moshye, kuko turi guhanurira abanyabwenge, turi guhanurira aba intellectuel, turi guhanurira aba professeur bafite za professora, turi guhanurira aba docteur, turi guhanurira aba A1 aba A0, turi guhanurira abantu benshi, abacuruzi, turi guhanurira baba muri za Amerika no muri za Canada bize bagiye basoma ibitabo byinshi iby'ubugeni, iby'ubuvuzi bwa gakondo n'iby'ubuhanuzi. Birasaba natwe kugira ngo tube mu mwuka cyane, Imana iduhishurire cyane kandi dukoreshe cyane biri live kugira ngo ubwenge bw'isi butsindwe, ubwenge bw'Imana buganze. Nicyo bidusaba.
abavuga butumwa, abahanuzi, abanyamasengesho, nibyo bidusaba mureke tube aho Imana dushaka. Ubundi kuba ahantu Imana ishaka ni ukuba mu mwanya w'Imana ishaka. Yego. Ntabwo kuba ahantu Imana ishaka ari ukuba mu madini. Oya, mu madini kandi hari igihe abantu tujya tubwira abantu ngo kuba mu madini, abantu bakavuga ati none se kuri kudusohora mu nsengero uri kutujyana hanze kugira ngo dupfe, kandi nanjye urusengero ndubamo. Njye sinigeze ndwanya idini. Yego, ahubwo idini ndarirwanya, ariko icyo ntarwanya ni itorero. Mbwira abantu rero kuva mu madini bakajya hehe, bakajya mu itorero. Itorero ni iki? Itorero ni agace k'abantu bahoze mu isi, baba mu isi ariko ntabwo ari ab'isi. Itorero ni irya Kristo Yesu, idini ni iry'abantu. Ni igikorwa icyo ari cyo cyose cyitirirwa Imana ariko Imana itakibamo. Kigira ibintu bitatu: kikagira imiziro, hakaza imigenzo. Iyo haje imigenzo haza kirazira, hakaza na kiraziririzwa. Kikagira icyo bita amahame cyangwa icyo bita discipline. Ibyo nibyo bita amadini. Agira ibikorwa byayo, ni ibikorwa byitirirwa Imana ariko Imana itabirimo. Ariko itorero ni itorero rya Kristo Yesu. Ni njyewe, ni wowe, n'undi muntu wese udukurikiranye wemera Kristo kamubera umwami akamubera umukiza. Niyo mpamvu iyo tuvuga cyangwa tukabwiriza ubutumwa, ntabwo tubwira abantu ngo bave mu nsengero, kuko nanjye aho ndi ndasenga, ndi umukozi w'Imana, itorero riranzi, rinzi nk'umuvuga butumwa bwiza. Ntabwo ndi inyeshyamba cyangwa mbe nyuma y'ishyamba bya bindi abantu bavuga. Oya, hari itorero rifasha abantu, hari n'icyamadini afasha abantu, ariko tuve mu bubata bw'idini twinjire mu mwuka wa Imana dushaka, duhagare muri presence y'Imana cyangwa icyubahiro cy'Imana. Ibyo tubamo naho tuba bihesha Imana icyubahiro, twe kubiki, twe kugandira Imana. Nicyo gituma tubwira abantu uko. Yego. Aha Adrien, mu kanya hari ibyo wavuze turaza kubigeraho. Menya hari indi message wari udufitiye. Evode, urujisho rya rubanda, uri umunyamakuru, Imana yaraguhamagaye, ariko abantu babishoboye basengera abana babo. Kubera iki? Abantu bagiye ku ishuri bafite ubwenge, nibataba amaso bazagaruka ari indaya, abandi ari mayibobo, abandi barabateye inda. Abandi bazagaruka bamwe barabatanzeho ibitambo, abandi barabajyanye mu bapfumu. By'umwihariko ukwezi kwa 10, ukwezi kwa 11 kugera mu mezi ya 12, abantu barabizi neza ko mu Rwanda n'Abanyarwanda ari amezi y'ibitambo. Ariko Satani yahinduye strategy, none ari gushaka gutwara abantu ubwenge no kugira ngo azajya bakoresha, kandi azabakoresha muri tekinike z'uburyo bwose. Azaza mu ikoranabuhanga, azaza muri fashion, azaza mu buryo bwa droit, azaza mu bukorikori, icyo bita ubugeni, agiye kuza, kandi azaza ari umusirimu. Abantu bavuga ko Satani ngo Satani ni umukara, Satani ni mubi. Ibyo ngibyo ndaguhakaniye, utuye mu matongo y'umwuka. Satani agiye kuza mu busirimu. Iyo uri umufilozofe azaza gugure nk'umufilozofe, niba warize droit azaza gugure nk'umunyamategeko, nimba ufite uri umunyabwenge ufite knowledge azaza nk'umunyabwenge. Ilfo kugomba kwihana ukareka ubwenge bwa Imana ikabuyobora. Ni muri mwarimu, reka gabanyiza narize zawe. Ndagira nkwibutse ko utazavuga ngo ngewe ngo ndi bishop ngo ndi apotre. Reka mbwira abantu Evode iri jambo rimwe kugira ngo ngane ku musozo. Mbibutse ko uri umushumba ndetse uri umungeri, ariko Yesu ni umungeri utaragirira ibihembo. Ikindi kandi Yesu ni umucamanza.